2021 nkuko tuvuga ngo nta mugabo umwe nonko dukore ku buryo dukorera hamwe nk'abanyarwanda kugira ngo dushake uburyo ubwo bukungu bwacu buzamuka, dushaka uburyo bahata tongera gukora umuvugo wuzuye agahinda k'urubyiruko rushonje uyu munsi kandi wabo barimaze baragiraga ngo bararuteza imbere. Ibyo bintu ntabwo bizakunda iyo shene yavuze buri munyarwanda wese atabaya kukuma agacomeka tugakora shene yubatse igihugu cyacu. Twese twumve ko dukorera hamwe turi abanyarwanda, niduhindure mu mitwe yacu ikintu cyitwa imiyoborere myiza mu gihugu cyacu. Buri wese afite umwanya we, buri wese afite icyo ashobora gukora kandi igihugu cyacu cyatera imbere. Nukuri mbona turabashuje aho muherereye hose mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, Burengerazuba, Iburasirazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo. Turasuhuza abumva ikinyarwanda bari mu bihugu bidukikije, Uganda, Burundi, Tanzania, Kongo, abo mu misozi y'umurenge. Turasuhuza cyane abari mu bihugu, abanyarwanda bakwiragiye mu bihugu binyuranye byo muri SADC, Malawi, Zambia, Zimbabwe, South Africa. Turasuhuza abari muri South Sudan, turasuhuza abanyarwanda bari mu bikorwa by'amahoro muri Central Africa, turasuhuza abanyarwanda diaspora yo mu Burayi, mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Bwongereza, Pays Scandinave, Finland, Norvège, Sweden, Denmark. Turasuhuza abo muri Australia, abo muri Amerika no muri Canada. Uyu munsi rero no munsi dufite umushyitsi amaze kwisanga, ntabwo tukimuhabara nkaho ari mushyashya, muramumenyereye. Ni Ingabire Victoire. Ingabire Victoire, mumeze mute? Ndaho murakomeye. Mbifurije umwaka mushya muhire n'abakurikira televiziyo yawe. Murakoze cyane. Ni iki se mwabwira abantu muvuze iby'umwaka mushya muhire? Narinzi ko ndibabaze dusoza, ariko wenda na kano kanya twabitangiriraho. Mwagijije ijambo ry'umwaka usoza 2020 winjira muri 2011. Abatarabibonye bashobora kujya kureba ku Mubavu TV, ariko mu magambo make hariho abakurikira kuri mbona batashoboye kugira amahirwe yo kureba Umubavu TV. Mu ncamake ni igiki mwifuriza abakunzi bo kuri mbona kubijyanye n'uyu mwaka mushyashya twinjiyemo, unabaha inama? Murakoze. Icyo nifurije abanyarwanda muri uyu mwaka wa 2021 ni ukubera iki cyorezo turimo cya covid cyatumye ubukungu bw'igihugu busubira inyuma, no kuba gisubira inyuma kubera igihe bibi turimo. Mvuga nti uyu mwaka wa 2021 tuzatira intambwe yo kumva ko tugomba gukorera hamwe kugira ngo twubake igihugu cyacu dushyize hamwe, kugira ngo dushobore kuzahura ubukungu bwacu, kumva ko umunyarwanda n'undi buri wese agafite agaciro ke, afite umwanya we mu Rwanda rwe, ko tugomba no guhuza izo mbaraga nk'abanyarwanda tukiga ikintu cyo gukorera hamwe. Murakoze. Muganishije ku ubukungu, amaraporo amwe avuga yuko bwasubiye inyuma, akaba nandi avuga yuko ubukungu bwo mu Rwanda bwateye imbere, ariko ntitube twakwirengagiza imibare tubona yuko nk'abakozi b'iki gihe, abakorera mu kazi ka leta bamwe bakora ari 15%, abandi ari 30%, abakozi bigenga cyane cyane mu bacuruzi bikavugwa yuko hakora 50%. Mu bunararibonye bwanyu murabona ari gute ubukungu bwatera imbere? Ese ubwo bukungu bavuga ko ni ukuri cyangwa biri mu magambo gusa kuruta mu bikorwa? Biragoye ubu kwemeza ko ubukungu burimo buzamuka, kandi nk'uko maze kubivuga abantu barimo badakora nk'uko bakoraga 100%. Usibye urabivuze muri leta inzego zirakora mu kigero kiri hasi, mu bikorera ku giti cyabo abenshi nabo barakora ku kigero kiri hasi, kandi abikora twibuke ko ntabwo ari bose batangiye, n'abakora tuvuge. Reka nkunda kujya kenshi muri ya mirimo iha abantu benshi akazi, ya mirimo yo hasi iciriritse. Mu bafite amasaro de coiffure barakubwira bati kubera ko insengero Kiliziya batafunguye 100%, abantu ntibabatiza, ubukwe bwarongeye barafungwa, iminsi mikuru ntayihari. No kuvuga ko ba bantu bajyagayo babakiriya babo ntabwo bajya nkuko byakagombye kujya. Urumva abo bantu ntabwo azakubwira ngo ubukungu bwe bwarazamutse kandi ari gukorera aho ngaho. Abacuruzi bacuruza, aba baciriritse bose barakubwira baracuruza, bamwe bacuruza uyu munsi barajya ibihe mu masoko, barajya ibihe. Abantu niba bajya ibihe rero urumva ko abo bantu ntabwo bacuruza uko bakacuruzaga. Niba urumva amafaranga winjizaga mu minsi 30 nayo winjiza mu minsi 15 biratandukanye. Donc
umucuruzi ntabwo uzambwira ngo hari ukuntu ubukungu bwe bwazamutse hejuru, kandi abo ngabo nibo babandi bazaza bagasubira inyuma bagasora, hanyuma leta nyine ikabona amafaranga. Na consommation iyo abantu badakora ngo binjize amafaranga, nta nubwo babona amafaranga nyine yo kujya guhaha, kandi ubukungu bwinjira kubera ko habaye production, noneho hakabaho na consommation. Donc no kuvuga hari ibintu hari imirimo aba yakozwe igatuma noneho abantu bakajya kugura, bakabona noneho yandi yakozwe ikagurishwa, abantu bakabona amafaranga, noneho bakajya no kugura n'ibyakozwe. Ibyo rero turabye igiciro birimo bikoraho, usanga biteye kwibaza ni gute ubukungu bwacu bwazamuka muri ubwo buryo abantu barimo bakoramo gutyo, ugasanga nyine ni ikibazo. Ubwo se twabifata gute? Dufite ibibazo bibiri, dufite ikibazo cy'ubukungu, dufite n'ikibazo cya corona nayo tutavuga tutayisuzugura, ariko nanone twareba corona uko imeze mu bihugu bidukikije, dufite Burundi, dufite Tanzania, dufite Uganda, tukajya tukabona ahantu hafashwe ingamba zishaririye zikomeye, ndetse hari umuntu yanavuga yuko hatajemo ubujyanama hagati y'abayoborwa n'abayobozi. Ni uburyo harimo ibihano, harimo amabwiriza adasanzwe. Ni gute dushobora kuzamura ubukungu bwacu n'ayo mabwiriza tuyubahiriza? Ese ari amabwiriza koko niyo yihutirwa, cyangwa corona nk'uko tuyibona iteye ubwoba mu bihugu by'i Burayi, ugasanga wenda twebwe dufatira ibihugu by'i Burayi ho icyitegererezo, nk'uko iteka tuvuga ngo turaba mbere muri byose, tugafata ibihugu by'i Burayi tukagereranya nabyo, tugafata ingamba mu gihe bo bari muri winter ariho hanateye n'ubwoba, kuko babona na gripe yabo bikomeye cyane, twebwe tukabizamukira natwe tukabigenderaho. Murumva byagenda gute? Ni gute twahuza ibyo bibazo, ikibazo cya corona n'ikibazo cy'ubukungu? Ibyo bintu nakunze kubivugaho ku icyorezo cya corona cyaza, kuko ni icyorezo cyaje, ni virusi yaje, nta uzi uko yaje, nta nuzi igihe izarangirira. N'uyu munsi abashakashatsi, inzobere mu by'ubuganga baracyagerageza, umunsi bavuga bati virusi ahubwo yanahinduye isura. Nicyo urumva ni ikibazo gikomeye. Rero nkavuga nti nk'u Rwanda, igihugu gikennye, turagomba kwiga uburyo ntabwo tugomba kurebera ku bindi bifite uko bibayeho. Ibyo bihugu urimo kuvuga by'i Burayi, abaturage babyo babigeneye amafaranga, uwakoraga bakaba badashobora gukora nk'uko hano barimo bakora kuri 50% cyangwa 13%, bafite leta zabo zifite icyo zabageneye zibaha kugira ngo batagira icyo babura. Urumva ubukungu bwabo iyo consommation irakomeza kabaho, nubwo production yabo nabo ijya hasi, ariko bafite nibura iyo consommation, baba bafite na reserve. Ntabwo ari kimwe nkatwe, nta reserve, ntacyo tuba dufite. Twe rero kubera ko nta reserve dufite, akaba n'ubukungu bwacu bwari busanzwe ari ntabwo, nge ngasanga dukwiye kwiga uburyo tubana n'icyorezo. Ni ukuvuga ko abaturage nari n'abayobora twese tugomba kumva ko icyo cyorezo gihari, tukumva uburyo bwo kukirinda. Uburyo bwo kukirinda burababivuga ni ukumenya gukaraba intoki, nta kugapfukamunwa, ni ukumenya gushyira intera. Ibyo bintu abantu bakamenyera bikajya mu mutwe, tukavuga ati ubuzima nuko bugiye kubaho, ariko ubuzima bugakomeza. Kuko ntabwo ushobora nko kumva nk'uyu munsi turi amabwiriza ariho azarangira ejo, nizere ko ejo bundi bazahita bayahindura, ni ukuvuga ngo bafunge akazi saa 12. Noneho abantu baciriritse, nakubwendeye nkunda kujya kureba abantu baciriritse kuko nibo benshi dufite. Ntabwo ndeba baba fonctionnaire bo hejuru ukora mu biro by'ufite, uwo nta kibazo afite, ariko hari abantu bakora turimo duciriritse tw'uturaka twa buri munsi, akagakora akakarangiza saa 11, akihuta avuga ati reka njye guhaha. Yajya guhaha agasanga amaduka barayafunze, kuko arashaka kugira ngo avaho yakoreraga ajye guhahira muri quartier atuyemo, agasanga bafunze. Ubwo bakaba baraburaye. Nkavuga nta bayobozi bacu nibajya gufata ibyemezo bajye bibuka umubare munini wabo bayobora n'abaturage bo hasi, n'aba bantu bafite ubukene bwo hasi, ubukungu bwo hasi, donc arya ari uko yasohotse. Noneho niba arya uko yasohotse, warangiza ukamufungiraho igihe cyo kujya guhaha, ari buburare. Nuvuga ko uyu munsi araburara, ejo bari bwo azarya kuko ari bwo azabona ubwo akoresha amafaranga yinjiza. Nkavuga nibagerageze ibyemezo bafata bijyane n'ubuzima n'imiterere y'igihugu cy'abaturage dufite. Donc be gufunga saa 10, kuko ntabwo mbona impamvu zo gufunga saa 12. Nta mpamvu nimwe mbona yo gufunga saa 12 kugeza ubu. Ntabwo ari ministre w'ubuzima, ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa premier ministre, ntabwo aratubwira impamvu bagomba gufunga saa 12 amaduka, kandi bazi neza ko abantu bagomba kujya guhaha muri icyo gihe, ko aribwo barangije guca inshuro. Nge rero nkaba nasaba ko icyo gihe cyayo masaha ya kare yo gufunga, n'abantu banakora muri za restaurant
nibwo abantu badashobora kwitekera iwabo ashaka kurya ibya nimugoroba niho bajya kurya muri amasaha ariko nasanga bafunze se azaburara. nuko abayobozi b'igihugu cyacu bagerageze kwishyira mu mwanya wabo bayobora, bajye bibuka abo bayobora. Ntabwo bayobora abanyaburayi bafite ibintu byose mu rugo, afite microonde azagahita ashyushya, yaguze byateguwe he azagashyushya. ariko abayobozi bonyeka ubwo buryo barabufite ahubwo biyitiranya na rubanda rusanzwe rwose, kuba bafite za microonde, bafite amakwizineri, bajya guharira muri supermarket bakabika ibintu muri firigo, nkeka hari bo iteka bigiranya na rubanda rusanzwe. Nyine nicyo nge nsaba kugira ngo bajye bibuka ko umubare munini wabo bayoboye ari rubanda giseseka idafite ibyo bintu byose. Irya ari uko yavuye guca inshuro saa 11 akaba aribwo abonye amafaranga, akaba aribwo agomba kujya guhaha. Nibashyiremo igihe cyo kugira ngo ajye guhaha, hanyuma cyangwa se bamusiribatera agira igihe cyo kurya muri restaurant. Kuki batashyira ibintu nibura byose bakavuga bati abakora akazi k'ubucuruzi k'iki gahagarare saa 2 wenda amasaha bayasubize saa 4, kuko ngiye kugeza ubu ntabwo ndashobora kubona igisobanuro cyo kuvuga ngo ibintu bihagarare saa 12 saa 2 abantu baba bari mu nzu. Nta gisobanuro, nta muntu ashobora kumbwira ko niba muri amasaha aribwo virusi yihuta igakwirakwira mu bantu, ntabwo mbizi. Okay, ibyo turabigarukaho mu mpinduka z'imiyoborere mukunze kuvugaho, mukunze gukomozaho, mukunze kwigishaho, ariko ibi hari ibibazo byinshi tubona by'abaturage bibagwirira. Nk'ejo bundi twabonye ukuntu bavuze ngo abantu baguma mu ntara, guma mu turere, abantu benshi bari batashye ku gihe cya bonane, nta n'umwanya na muke babahaye ngo babitekerezeho. Hari ibibazo tujya tubona byo nk'imisoro y'ubutaka ukuntu yazamuwe, n'imisoro y'ubukode bw'amazu ukuntu yazamuwe cyane, mu gihe abaturage benshi ntacyo baramiye muri uyu mwaka, ahubwo byari bikwiye kugabanwa. Twabonye ukuntu muri rura bashatse kuzamura igiciro, ariko abaturage barabiharanira kuri Twitter. Ugasanga nko mu Rwanda, uretse ko namwe mujya mubivuga mukabikomozaho iyo mugize amahirwe mugahabwa uruvugiro, ugasanga mu Rwanda nka Ingabire Marie Immaculée wa Transparency Rwanda niwe wenyine uvuga. Ese inteko ishinga amategeko kuri mwebwe mubona ibaho? Ese kuva corona yabaho iriya nteko ishinga amategeko yabigikora? Ese niba itagikora irahembwa? Ibyo bintu mubifata gute? Karasira noneho bishyize mu rwenya rwawe. Icyakora ikibazo baza ntange maze iminsi nkibaza, inteko yacu ntabwo nzi ahantu iri. Kuko muri iki gihe cya corona abaturage bararize igihe hari habaye guma mu rugo badafite icyo barya. Sinigeze numva inteko ivuga iti nyamuneka ibyo biryo byanatanzwe nibishaka uburyo bitangwa mu buryo bwiza kuryo bigera ku baturage bose. Nta inteko twarayibuze. Muri corona itangira nibwo hasenye abaturage, basenye abantu benshi. Dukunze kuvuga nk'ata abantu muri Kangondo, ariko tukibagirwa hano hepfo munsi wanje hafeni Irake, abantu bari za Rwampara, abo bose barasenyewe. Hari mu gihe cya corona, hari mu gihe cy'imvura, hari mu biki. Nategereje inteko ishinga amategeko kwibaza abayobozi babishizwe ati kuki mwakoreye uruguma abaturage, narayibuze. Uyu munsi abaturage urabivuze bararimo bararira umusoro. Nuko ni cya kibazo leta irimo irareba igasanga ifite ikibazo cy'ubukungu. Nibyo ntaho izakura kubera ukungu urimo gukora nabi. Noneho yarangiza ikajya gukama abaturage. Nyisege nkoresha ijambo gukama. Nibyo kabisa. None se urajya gukama umuturage umwongera imisoro ku butaka adafite ikintu nawe arimo abyazamo, uragira ngo amafaranga azayakura hiki? Donc leta nibyo ubundi bigomba gukura amafaranga mu baturage, ariko icyambere tigomba inshingano zayo no kubanza kureberera umuturage, ikamenyura umuturage wanjye mbese ahagaze ati. Nari navugaga abayobozi bagaruke bishyira mu mwanya wabo bayobora. Umuturage wanjye ahagaze ati ese ndamwaka amafaranga arayafite? Kuko kuvuga ngo urajya kwaka umuturage umusoro ahantu adashobora kubyaza umutungo, nurangiza uzavuga ngo urawufatira. Nabonye muri iyi minsi bavuga ngo hari imitungo myinshi yagiye ifatirwa hirya no hino. Ngatekereza ese leta irashaka kwiguza imitungo ngo bigende gute? Donc abantu byaba bikabije ko leta ariyo yabigiye guhinduka kwambura abaturage ibyayo. Abaturage ntabwo barimo gushobora gutanga iyo misoro kubera ikibazo cy'ubukene. Donc leta nivuge dufite abaturage bakennye, gusora byo ni ngombwa, ariko soresha abantu bawe ubukurikije nabo ubushobozi bafite. Bafite ubushobozi. Uyu mwaka wa Covid biragaragara ko abantu benshi nibinjije. Ntabwo binjije. Icyo leta igomba gukora no kuvuga iti kubera ko n'abaturage bacu batinjije, natwe reka turebe uko uburyo ahubwo tubafasha. Ubundi uko bimeze n'ibyo ndimukanye nigeze kuvuga uburyo babyaza ubukungu buzamuka. Donc ni production na consommation. Ariko niba noneho bidahari, urareka umuturage wawe abanze yisuganye abone ubushobozi
ashobore noneho kuba yagura ibintu, noneho ibyo bintu bishobora gutuma uvuga uti hari aho ndi buze gukura imisoro. Ariko niba nta kintu abantu bose bafite, noneho leta ikavuga iti ahubwo reka njye kubakamura, bakamasura bakamikira rwose ko nta kintu bagifite cyo gukamwa nacyo. Donc iyo misoro rero nategereje ko nka Parlement, iyo nteko ishinga amategeko yakagombye kuba ijwi rya rubanda, kuko ubundi Parlement ni ijwi rya rubanda. Ni ukuvuga ko ubundi muri Parlement hagombye kugaragaramo ya miterere y'abaturage bose b'u Rwanda, yagombye kuba irimo bavuga ibibazo byose by'abaturage, bavuga bati abaturage bacu bafite ibibazo bimeze gutya, bafite ikibazo cy'umusoro, bafite ikibazo cy'ubukene burimo kugenda buzamuka. Noneho umuntu agaheraho avuga ati, akajya kubaza abayobozi bandi bo hejuru, kabaza ati ibyo byemezo murimo mufata ntabwo biberanye n'abaturage bacu. Undi Parlement yagombye kwerekana imiterere y'abaturage kugira ngo babandi bari mu nzego nyubariza tegeko noneho bafata ibyemezo bijyanye n'imiterere y'abaturage bacu. Ariko kuba Parlement yakagombye kuba igaragaza iyo miterere y'abaturage bacu itavuga, ni ikibazo. Nicyo ntekereza gituma abo mu nzego nyubariza tegeko bakora ibintu byose uko babibona, uko babyumva, kuko rwa rwego rwambye kubabwira ati nyamuneka abaturage bimeze gutya, muwe muhagaritse iyo misoro, muwe muyihagaritse, ntaho abaturage bakura. Ubundi byakagombye kuba ariko bimeze. Ariko temerutse kumva nabonye ya uwo bita Apotre Mutabazi, hari ibintu yavuze yuko ngira ngo nawe yasomye ngo ibitabo byinshi ni mu bitabo hari yabivanye, yavuze yuko umukuru w'igihugu perezida mu bihugu bisanzwe nyabyo yagakwiriye gutinya inteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko nayo ikwiriye gutinya cyangwa gukorera rubanda rwayishyizeho, abaturage. Ese ibyo bintu namwe bitabaye ibyo cyaba ari igitugu? Ibyo bintu namwe niko mubyumva? Ubundi nibyo nkunze kuvuga ikintu cyitwa imiyoborere. Maze iminsi yo mvuga ngo maze iminsi nanatekereza nkavuga ntiyo tuvuga impinduka igomba kuba mu gihugu cyacu, abantu benshi bagahita batekereza impinduka y'ubuyobozi. Ariko byatumye ntekereza ku miyoborere igihugu cyacu cyagiye kigira imyaka yose kuva u Rwanda rwabaho iyo yongewe amateka, nuko twagiye tugira abayobozi mu by'ukuri bahari, ariko bya bindi navugaga mu kanya ugasanga basa n'abari hejuru y'umuturage, bibajye ko nabo ari abaturage mu baturage, ko yavuye mu baturage kugira ngo ajye gufasha. Kugira ngo usobanurire gato minsi bishize nabivuze ko nongeye mbisubiremo, abaturage ubundi nk'umuryango nyarwanda dushyiraho amategeko, twarangiza amategeko tukitoramo abantu bo kugira ngo bajye hariya badufashe kugira ngo amategeko agende neza, tudakora mu kajagari, badufashe kugira ngo bashyiraho umurongo kugira ngo dukore ku buryo igihugu gitera imbere. Ubundi niko ubuyobozi bugomba kumera. Noneho bikagenda gute? Mukitoramo perezida wa repubulika akajya hariya, mwarangiza mukitoramo n'abadepite babandi babajwe rya rubanda. Abadepite ubundi nabo bafite imbaraga kuko bagaragaza imbaraga z'abaturage, bagaragaza imbaraga z'abaturage, bashyizweho n'abaturage. Noneho bigatuma umuntu wese ugiye mu nzego z'ubuyobozi yibuka akavuga ati mbereye ku muturage, ndi umuturage wavuye mu bandi baturage, ngiye hariya kugira ngo mfashe abaturage kugira ngo tuyobore igihugu cyacu neza, tukijyana ahantu heza, amategeko yubahirizwe. Uyu munsi rero mu Rwanda rwacu ntabwo ariko bimeze. Abadepite bacu nibo shingiro ry'aya mategeko, nibo bagombye kubuhamagaza babandi nyubariza tegeko bakabaza ese ibyo muri mukora bijyanye n'amategeko, ese ntabwo muri kuryamira amategeko. Ariko uyu munsi nta muntu ubaza babandi bo mu buyobozi nyubariza tegeko, ntawubaza umudepite nawe ntacyo avuga. Niyo mpamvu mvuga nti impinduka ya mbere ikenewe muri uru Rwanda rwacu ni impinduka ijyanye n'imiyoborere. Donc ibyo bikaba bireba ari uyobora n'uyoborwa. Uyobora akabazi ngiye hariya mvuye mu bandi baturage, ngiye hari abaturage banshyize hariya, ariko no kugira ngo mbafashe amategeko yubahirizwe. Ukabazi ko niba uri umuyobozi wibuka ko twese abanyarwanda turashya imbere y'amategeko. Itegeko nshinga niko rivuga ingingo 15 turashya imbere y'amategeko. Ukumva ko utagiye kugira hariya ngo ufate amategeko yakandagirisha abaturage. Ejo nibwo mvaga abantu bo mu Kangondo bavuga ngo abayobozi bacu barimo baratwicarisha aho amategeko. Donc ukumva ko ahubwo ryategeko ugiye gukora kugira ngo ryubahirizwe. Ntabwo ari ugupyinagaza umuturage, ahubwo no kugira ngo ryategeko rwose ryubahirizwe. Ukibuka iyo ngingo ya 15 twese turareshya imbere y'amategeko nk'abanyarwanda. Wanangize ukibuka uti itegeko nshinga rivuga ko umutungo w'umuturage ni ntavogerwa. Ukavuga uti mbese niba ngiye gusenyera umuturage nkohereza Caterpillar ngo ujye gusenya amazu, ese uwo muturage ngiye gusenyera nkoresha Caterpillar binyuze mu mategeko? Ese ntabwo itegeko riranyemerera kujya kumusenyera koko? Mpaye amafaranga insoresore nzihaye n'amapiki n'amasuka ngo mujye gusenya, ndi umuyobozi. Ese ubwo koko yanshingano mfite niyo ngiyo? Naho ngira ngo abanyarwanda tube twumve impinduka mu miyoborere. Twumve imiyoborere dukeneye ni yihe. Dukeneye umuyobozi wibuka ko
adafite inshingano yo kohereza katapira ngo ujye gusenyera umuntu. Umuyobozi wibuka ko atagomba gutanga ipiki n'amasuka ngo bajye gusenyera undi muturage cyangwa se bajye kurindura imyaka. Maze iminsi mbona intabaza z'abaturage bo muri za Kayonza bavuga bati amasaka yacu yari yazamutse ageze kuri none bayiranduye. Uyu munsi dora tuvuga ngo dufite ikibazo cy'imirire mibi. Tuzi ko amasaka igikoma, umwana nk'igikoma adashobora kurwara bwaki, bishobora kumufasha mu kurwanya imirire mibi. Ntabwo byumvikana ukuntu umuyobozi aricara akareka umuturage agahinga arimo arareba, hanyuma imyaka yabigeze hariya ukagenda ukamurandurira iyo myaka. Ngicyo gihe ndibaza ko buri munsi dukurikije imiyoborere mu gihugu cyacu waraye umuntu umurongo ku murongo buri muntu bazi cyakora naho hari cyakora biva no ku mudugudu bikajya mu isibo. Nuvuga ngo uko waraye uko wiriwe ni ibintu system imenya buri gihe. Uretse n'ibyo ahubwo twanareba nayo mazu basenya ntabwo aba yarubatswe umunsi umwe, aba yarubatswe bayareba. Noneho kibazo se ahubwo aba bayobozi bakora ibyo bikorwa baba aribo bashaka gukora abanzi b'igihugu, kuko ugiye kureba iyo bagusenyeye ntabwo waba ukiri umukunzi wa system. Ari nayo mpamvu bakunda kubiteranya n'abanzi b'igihugu, kandi mu by'ukuri baba baravutse batanga igihugu, ahubwo bageraho bakanga ubutegetsi bitewe n'ibyo bakorera. Mwakomeza nibyo. Donc niyo mpamvu mvuga ngo tubanze twumve ari abayobora n'abayoborwa, twumve impinduka y'imiyoborere mu gihugu cyacu ikenewe niyo ngiyo. Donc umuyobozi kumva ko ese ndimo ndarangiza ibintu biri mu nshingano zanjye cyangwa nararengeje nibagiye ko ndi umuturage mu baturage. Kuko iyo ugiye kuyobora wibuka ko uri umuturage ubavuyemo ujya kubayobora, ariko ejo uzabagarukamo wongera ube wa muturage. Ariko iyo ubaronderera imyaka ese uzagaruka wongera uturane nabo? Niho hazamo kugundira ubutegetsi, kuko uratekereza ukavuga uti ibintu nabakoreye bari abantu byaha nakoze, ese nzagenda nongere mbicaremo. Noneho ukagira ubwoba ukigwizaho abakurinda benshi ukanga kuva ku butegetsi. Ibyo biranga Afurika kenshi, mu bihugu byinshi bya Afurika aho usanga abantu baguma ku butegetsi. Mu gihe mu bihugu byatemberano ari demokarasi usanga umuntu ava ku butegetsi akagenda agahabwa icyubahiro cye, agakomeza kubahwa, agakomeza agabana n'abaturage, ko nubundi akiri n'umuyobozi yabanaga nabo neza atabahonyuza amategeko. Ibyo rero nibyo byadufasha. Donc iyo mpinduka mu miyoborere yo kumva ko umuntu ari hariya mu mwanya ariko ejo azavamo agaruke mu baturage, akumva ko inshingano ze agomba kuzuzuza uko azihabwa n'amategeko atarengereye atahaye kugira none n'umuturage. Ariko nawe muri iyo miyoborere myiza igomba guhinduka, tugomba iyo mpinduka ikenewe mu miyoborere n'umuturage anafitemo uruhare, kuko umuturage ni wemera akarengane kazimakazwa kabeho, ni wanga akarengane ntabwo kazabaho. Kuko twabivuze mu kanya turimo kuvuga uko ubutegetsi bujyaho buva mu baturage, bushyirwaho n'abaturage, nibo bavuga bati umuntu turashaka ko tuyobora hariya. Niba rero wa muntu umushyizeho ntabwo ushyiraho ngo ujye kwicarira iwawe, ushyiraho iteka ugomba kumuhoza wijisha ukamubaza inshingano z'ukareba ese wa muyobozi arakora bya bindi twumvikanye, ese aradufasha kugenda mu murongo muzima. Kuko niba usenyera abaturage, nibo barandurira imyaka, uri umuyobozi, uwo muturage agomba kwibaza akavuga ati ese uyu muyobozi ari kunjyanisha hehe, uyu muyobozi aratuma nsubira inyuma. Kuko umuntu wasenyeye yari yarubatse inzu, umuntu akubwira ati ngene narubatse inzu ifite imiryango 9 nzi ko ninjiza 200,000 ku kwezi, abana banjye biga nta kibazo mfite, none uyu munsi warabisenye byose bikubita hasi, ndimo ndakodesha. Uwo muntu mushubije inyuma mwiterambere, mu mibereho myiza, ndetse n'abana bo bashubije inyuma, kuko imibereho nivo bari kuzaba bariho mu mibereho y'ubuzima bwabo isubiye inyuma, ntabwo ari bazabaho ubasubije inyuma. Kandi baragushizeho kugira ngo bafashe bwo gutera indi ntambwe. Aha urumva rero n'abayoborwa nabo bafite inshingano ikomeye yo kureba guhora babaza ababayobora inshingano zabo, kuko iyo umuturage yanze akarengane akanga kurengama, akarengane kaza ukakamagana kariko kose ibintu birahagarara. Ariko iyo wicaye ukakareba ukavuga uti mbo niba bari gusenya hari akangondo, hanyuma bakunze kuvuga accountability, sinzi icyo bashaka kuvuga. Accountability ni ijambo Perezida Kagame akunze kuvuga kenshi, akunze kuvuga kenshi yuko umuntu wese agomba kugenzurwa, kubazwa inshingano. Niyo mpamvu njye mbona impamvu ku cy'Abanyarwanda niba Perezida wa Repubulika avuga ati mutubaze inshingano zabo, abibutse inshingano zabo, abibutsa twebwe tuyoborwa, twibutse inshingano zacu, tubwira mujye mubatse, akabutsa nabo bayobozi bafatanyije ati tugomba kubazwa inshingano zacu. Abanyarwanda rero bagomba gutinyuka bakabaza ababayobora inshingano. Nuko ikintu cyo gutinya umuyobozi kigomba kuvaho. Umunyarwanda agomba kudatinya umuyobozi, ntabwo bivuga kumwubahuka ngo mutuke unanirwe kumwubaha, ugomba kumwubaha, ntabwo kivana ikinyabupfura. Kumubaza inshingano ze bitandukanye no kumusuzugura no kumutuka. Ariko ufite inshingano yo kumubwira uti nyakubahwa meya, nta burenganzira ufite bwo kuza mu murima wanjye ngo ndandurire imyaka, ni yanjye narayihinze, umurima ni wanjye, itegeko nshinga rivuga ko umutungo w'umuntu ni ntavogerwa.
ukamubwira ibyo bintu ntabwo byemewe. Kandi wowe muturage ntukabone barandura imyaka y'umuturanyi wawe ngo wirebere ngo ntabwo bizakugeraho ngo ntabwo bindebe ngo ni kwa kanaka ugahita. Ntabwo ugomba guhita. Nimuhagarara ufashe mugenzi wawe mubaze uwo waje kumurandurira imyaka. Sese ubutaha niwe bizakurikizaho. Hagarara ufashe mugenzi wawe mubwire uwo muyobozi uti uri muri iki tegeko wavogereye umurimo w'umuturage, ntabwo ugomba kumurandura imyaka ejo azabaho. Kuko ikintu nibaza urabona uyu munsi ni barimo barandura ayo masaka yarageze aho yarageze. Ni ukuvuga iyo saison bimwe baba minisitiri w'ubuhinzi batubwiye ngo hari sezo A B C mwahamagara abaturage ngo bahinge nese ko murandi imyaka iyo sezo umuturage nta kinazeza. Uwo muturage se muratekereza ko icyo gihe yatejeje azatungwa n'iki gucyo ari kumuzamutunga mwakiranduye. Donc naho mvuga imihindukire y'imiyoborere mu gihugu cyacu buri wese yumve inshingano afite yo guharanira ko amategeko mu gihugu cyacu yubahirizwa. Noneho indi mpinduka wenda abantu bakunze kuvuga ko iyo abantu bavuze impinduka abantu bahita bimva impinduka y'ubuyobozi. Impinduka y'ubuyobozi izashoboka kandi nagende neza ari uko nyine ubwo buryo bw'ayo mategeko twese twabanje kumva twaninjiye muri iyo mpinduka y'imiyoborere tukabanza kuko umuntu ashobora kuvuga ati ngenda haranira ko impinduka y'ubuyobozi yageraho ugasanga akoze nk'ibyababandi burya nkunda gutanga urugero kuri FPR bagifata intwaro bakirwana baravuga ngo tugiye kuvanaho ubuhungiro twimakaze demokarasi. Uyu munsi nta demokarasi dufite n'impunzi ziracyaha. Mu ibintu bavugaga nayo nari umusore w'umwana ariko nanjye mu bantu bankuruye nakunze nge numvaga muhabura nkumva bizaba ari ijuru. Ariko ureba ibyo turi kubamo kano kanya usanga ari ikinyuranyo rimwe na rimwe. Niyo mpamvu rero mpamagara abanyarwanda kubanza kumva ikihutirwa uyu munsi ntabwo ari ukumva impinduka y'ubuyobozi. Tubanze twimve impinduka y'imiyoborero uko igihugu cyacu kigomba kuyoborwa. Tubanze tubyumve twese kimwe, ari ushaka kujya mu buyobozi ari uri mu buyobozi ndetse n'abaturage. Twumva twese ko dufite inshingano yo gukora kurya amategeko dufite mu gihugu cyacu yubahirizwa. Ibyo bibanze bitujye mu mutwe. Noneho nitumara kumva iyo mpinduka mu miyoborere y'igihugu cyacu, impinduka y'ubuyobozi yo bizaba ari ibintu byikora kuko ubuyobozi buzajya buva mu baturage. Umuturage avuga ati abatuyoboye batuyoboye neza nta mpamvu yo kugira ngo baveho. Abatuyoboye batuyoboye kuko demokarasi niyo ngiyo ni ibyavuye mu baturage. Ariko biva mu baturage ari uko hari amategeko ahari yubahirizwa do ku gihugu cyarashimangiye ku buryo ibintu byose bikorwa bikurikije amategeko ntawe uyahonyora. Okay, tugana ku musozo rero hari inkuru yari Twitter twabonye abakunzi bo kuri mbona barampangayitse barambaza bati gendo baze Tantine niba koko ibintu biri kuvugwa ari ukuri. Hano iyo Twitter nayivuga Twitter ya Victoire Ingabire niko byanditse aho handitse ngo ndimo kwitegura gusaba imbabazi abanyarwanda ariko mbere na mbere yewe Victoire Umuhoza mpagaritse inkunga zose z'amahanga n'abagambanyi banshoraga mu rwobo bo bibereye musozi. Ndatangaza kandi ko nsheshe ishyaka rya Darufa ku mugaragaro. Bagaba baratwitinze BBC Umubavu ndabona n'uwitwa Kayitare byashoboka ko ashobora no kwa ari ibyo bintu murabivuga wiki. Wanze gusoza interuro ngo byashoboka ko ari wayikoze. Niko ibyo bintu nta kintu cyo kubivugaho. Icyo nabivugaho nuko nkiri i Burayi hari abaturage bo mu gihugu ntabwo ndabikivuga izina bari bafite ubuhanga bwo kwigana amakarita ari aya banki. Hanyuma hari amakarita urabagenda ugacomeka mu cyuma hanyuma ugakuramwa amafaranga. Abo bantu irya ni technology hambaye. Abo bantu bari bafite ubwo buhanga bwo guhimba amakarita. Noneho nkajya ntibaza ko bafite ubuhanga bwo kugira kuri iyo technology kuki batayibyaza ikiza bakayibyazamo ibintu by'ubusambo. N'uyu muntu rero afite amahirwe yo kubazi gukoresha Twitter. Yes. No kuvuga ko afite no ko afite ibyo byuma geraho agashobora gukora Twitter. Afite no kuvuga ko afite ubwo bumenyi. Yaragiye yiba amafoto yanjye, yiba amazina yanjye, arabyitiza aragenda ashyiraho inkuru z'impimbano. Nkavuga ubwo buhanga ufite wabukoresheje mu kiza cy'abanyarwanda, aho cyafasha abanyarwanda aho gukoresha mu bintu bidafite agaciro bidafite by'amateko bidafite n'ikintu bivuze. No ngo iyi nkuru ni ibihuha ntabwo ari ukuri. Ntacyo usabira imbabazi, nta mbabazi usaba. Darufura cyayiyoboye uretse ko batayibagwa wendo uburenganzira ariko babukwiba ariko nibakugerekeyo ko ugiye kuvuga ko wanarisheshe. Rwose ntibihimbano ibyo ngibyo Karasira sukubizi urumva nsaba imbabazi
zuko nta munyarwanda nasenyeye, nta waranduriye imyaka, nta munyarwanda mfitanye nawe bifu, nuko njya numva gashane bavuga nta n'umunyamahanga mufitanye bifu, nta munyamahanga wari wagira. Ndumva nanjye nta kibazo ibyo byo kuvuga ngo imfashanyo se byo imfashanyo. Ndibuka nshinga Darufa, abanyamakuru barambajije ngo ese ubwo uvuye muri FDI uzaba huti. Donc abantu bagomba ko bari bategereje ko nimva muri FDI nzishwa n'inzara nka buri cyo nambara, ariko abo bantu urugendo babwira baribeshya. Nabaye hanze imyaka 16, nabanye neza n'abantu, umuntu usanzwe uzi kubana neza n'abantu. Donc nabanye neza n'abantu, hari abantu bavuze bati kuva wiyemeje kureka akazi kugira ngo ujye guharanira impinduka nziza mu gihugu cyacu, impinduka y'amahoro, impinduka y'imiyoborere n'impinduka y'ubuyobozi mu gihugu cyacu, ntabwo uzicwa n'inzara, ntuzabura icyo wambara, ntuzabura huba, ndiho kubw'abantu bankunda banafata nka rida wabo. Donc byo ngo n'abantu numva nanayifite uko nanjye bamvanye ku kazi bazi ko nzasabiriza, nkajya mu muhanda nkaba wishwe n'ibiyobyabwenge bakamfunga bakagira gute, ariko kugeza amagingo aya ndashimira Imana yuko nanjye nta muntu nje ntari najigajiga ngo njye gusabiriza, kuko bikeya turabisaranganya, aho umwagutari niko bigenda. Ubwo rero abantu rero urumva bategereje ko nicwa cyangwa ngira gute, ntibyakunda. Ndagira ngo numbwira abantu, hari abantu banyemera nka rida wabo, bavuga bati rida wacu ntashobora kwambara ubusa, rida wacu ntashobora kubura icyarya, rida wacu nyine tugomba guharanira rida wacu. Abantu rero ndabashimira. Donc abo bantu rero bafite ibyo bintu byo kurugwa bakwiza ibihuha babishyire hasi, ntacyo bizamara. Kuvuga ngo nasheshe ishyaka rya Darufa umurinzi, none nabyo ntabwo nasheshe ishyaka ryanjye rirahari, ntabwo riremerwa mu buryo bw'amategeko, ariko rirahari, abantu bose bararizi. Deje kuba ryandika ubwaryo nuko azikora ihari, aza agaciro karyo, azikora ihari. Donc nuvuga ko arimo ararwana n'ubusa. Icyo namugeraho inama ni nk'iyo nama nashaka kujya ngira abo bantu bafite iyo tekinoloji n'ubwo buhanga ariko bakakoresha mu bintu bidafite akamaro bituma bajya muri gereza. Nawe namugira inama izo Twitter ze ajya zikoresha akora ikintu cyubaka abanyarwanda. Mu kanya twavugaga ubukungu bw'igihugu cyacu urimo busubira inyuma kubera covid. Natanga igitekerezo avuga ati biragenda gutya nka minister ndibuka mu covid gitangira mu kwezi kwa 5 yaravuze ati yagaragaje ingamba zigomba gufatwa, avuga ati umunsi habonetse miliyari 100, atari ko azakena miliyari 880 n'ibindi ntibuka, kugira ngo nibura tuzashobore kuzahura ubukungu bwacu bya covid. Ubu ntekereza ko mu miliyari yiyongereye kuko covid yo yavugaga hashize amezi 3 gusa, none hashize umwaka kandi biracyakomeza. Donc urumva ko hazakenerwa amafaranga menshi. Ubukungu bw'igihugu cyacu burimo burahungabana. Birasaba kureba ese hakorwa iki kugira ngo agire uwo muntu nagira ngo ujye igitekerezo. Abantu bakunda gukoresha Twitter benshi n'abajene. Urubyiruko mu munsi dufite urubyiruko rufite ibibazo bikomeye by'ubukene. Ejo bundi numvishije umuvugo umwana w'umusore witwa Bahati. Nkunda kumva imivugo ye kuko agira imivugo myiza. Biranashimisha ko dufite umwana w'umusore ugana kuriya ufite ikinyarwanda cyiza rwose, ku buryo nibaza ntiyagikoyeho ukurikije imyaka ye, ariko ikinyarwanda afite cyakera kandi harimo inyigisho. Afite rero ejo bundi umuvugo mwiza ni mwiza mu magambo, ariko warambabaje ngewe mwumvishije. Bavuga ngo mfungurira n'amashusho wenda yasizemo nk'umwacteur yakoze nyine ku buryo umuntu uwo muvugo ujyana koko n'amashusho yasizemo, ariko nyamara uvuga ukuri ku rubyiruko rw'uyu munsi. Kuko arasobanura ati nize kaminuza iwacu biriye bimaze bazi ko ari cyo nzabamarira, none inzara iranyishe kandi nabo ntaho nabasize kuko imitungo bari bafite baregurishije bazi ko zagira. Icyo ni ikibazo urubyiruko rwacu uyu munsi rufite, urubyiruko rw'igihugu cyacu dufite urubyiruko rwinshi. Muri Vision 2020 bari baradusezeranyije ko nibura 200 zajya ngo bibona imirimo yo gukora. Iyo mirimo kugeza uyu munsi ntabwo mbona bari kuzajya bayikora kugira ngo bave mu buhinzi bajye mu yindi mirimo. Iyo mirimo uyu munsi ntayo mbona. Ntekereza ahantu bari hashyizwe imbaraga nyinshi ni mu bukerarugendo, none covid yabukubise hasi. Ejo bundi mu gihe ministre yatangazaga iyo bije ni kimwe kinyarwanda iyo bije kugira ngo nyine tuzamure ubukungu bwa covid, yaravugaga ati hazabaho gufasha urubyiruko guhanga imirimo kugira ngo ibintu bya Made Rwanda bizamuke. Iby'ubukungu twabivuzeho mbere ko ndagira ngo nongeye tubigarukeho, kuko iyo mirimo ministre yabivuze gutyo
usibye ibyo byo muri viziyo 2020 bavuga ngo bazajya banga ibihumbi 200 bategeza bavuga uburyo bazabihanga kandi nta byigezwe bikorwa. Nubwo ejo bundi minisitiri akavuga ati tuzajya dufasha urubyiruko kwihangira imirimo, nkibaza kuko ntabwo ndabona ahantu bavuga bati dushyizeho nibura iki kigega gifashe urubyiruko guhanga imirimo, nibura hari ibyo yavuze biri konkret kandi nabyo navuze ko bidashobora kugira icyo bitanga. Nuvuga ngo abize imirimo bazajya babaha ibikoresho. Ibyo nabivuzeho kenshi, ntabwo umwana wize ibyo gukora by'ubukameraman uzamuha kamera gusa ngo bikundi. Donc akazi sazagakura hehe, birasaba kubafasha. Leta ifite inshingano none navugaga iyo twabashyizeho kugira BDF byatangiye sinzi aho byahereye, byatangiye bibyushye n'ubu niba byaba biriho ariko gira ngo nabo nujya muri uwo muvugo wabaha tuzabyumva. Aravuga ati badushyiriraho ibintu bakatubwira ngo dutange ingwate se tuzayikura he? Kura muri bya bindi by'iwacu, none iwacu baririye barimaza. None se nzasubirana inyuma narangije kwiga kaminuza mbabwira ngo nushaka n'ikindi mugurisha kugira ngo mbone ingwate, kandi barabirangije byose ntacyo basigaje. Ingwate si umwana bamusaba kugira ngo ive hiye. Donc leta niyo ifite inshingano no gushaka uburyo yorganiza urwo rubyiruko kugira ngo bashobore kubona iyo mirimo, niba ari abo bizi byo gukamera, niba ari abo bizi by'ubwubatsi, kugira ngo bashobore kubona babafashe gukorera hamwe. Leta ishyiremo amafaranga, igishoro, kapitali, noneho babone icyo baheraho bazamuka bashobora gukoresha bwa bumenyi bahawe. Kuko uwo muvugo iyo uwumvishije hari ikintu yavuze byo biri hanze y'umuvugo, ni mu kiganiro yatanze avuga ati ni nkaho bubatse bakoze shene, abo bantu hari abantu bakoze shene ku buryo kuyimeneramo wowe ntabwo ushobora kuyinjiramo. Ariko nyenda bya bindi muri Bibiliya bavuga ngo hari abantu bazajya mu ijuru niba 142 buryo icyo wakora cyose oya byenda kumera kimwe bica intege umuntu wemera kugira ngo icyo nakora cyose ijuru rifite baye n'iricyo na systeme nayo hari igihe ureba ukavuga uti ifite bene aho ntaho namenera niyo nakora ibuyo bwaba. Iyi interpretation ya Bibiliya nubwo nteze teologiya, ariko nageza ko rya abantu batibese ngo 144 ntabwo, ariko ntekereza ko bagiye interpretation ntabwo 144 bizajya mu ijuru, kuko Yesu ajya kujya mu ijuru atubwiye ngo twese tuzajyayo, naho ubundi byatuma oya twese tuzajya mu ijuru ntukajye uvuga. Oya reka tugaruke kuri icyo byavuze ngo hari shene. Donc ngewe ndagira ngo mbwire abantu iyo shene bo bakoze, ubwo nahise mfata muri image nyine, urabona ishene uri kuma kaba gafatanya n'akandi kako. Ariko nkuko dufite uru Rwanda, buri munyarwanda afite aho akandagiye, afite aho arafite aho abarizwa. Dushobora gukora iyo shene ikazenguruka u Rwanda, buri munyarwanda wese akaba kamwe muri ako kuma. Iyo bintu birashoboka duhinduye ya miyoborere y'igihugu cyacu, kuko buri munyarwanda wese ahari. Si ngombwa ko bakashene igizwe n'abantu bamwe, dushobora gukora shene izengurutse u Rwanda rwose, kuko buri munyarwanda wese arahari, afite umwanya we, afite aho agomba kuba. Nukuvuga ko muri iyo shene buri munyarwanda wese agomba kugira kumaki. Rero abayobozi b'igihugu cyacu nibadufashe iyo shene bafungura. Urabona hari shene yawe icika ugafungura kamwe ukajya gufatisha kandi nibafungura. Rero bacomeka utuma twose kugira buri munyarwanda wese yinjira muri iyo shene, dukore shene izengurutse u Rwanda, kuko u Rwanda abanyarwanda twese buri munyarwanda wese byanze bikunze nubwo hari umusaruro yatanga mu gihugu cyacu. Tuvuze tuti iyo shene buri wese ni kakuma kari bwinjiremo kakagera tugakora shene. Ibyo nyine bizacibwa na za munyangire, kuva kirimo munyangireho kanaka ari hariya tutapfa gukorana. Ibyo bidindiza iterambere cyane rwose. Ni bya bindi ukimbaza wambwiye tucyo wifuriza abanyarwanda ni ikihe. Niyo mpamvu navuze tunasoze wenda ibyo mwongera kwibutsa abantu. Donc navuze nti umwaka wa 2021 nkuko tuvuga ngo nta mugabo umwe, donc dukore ku buryo dukorera hamwe nk'abanyarwanda kugira ngo dushake uburyo ubwo bukungu bwacu buzamuka, dushaka uburyo bahata tongera gukora umuvugo wuzuye agahinda k'urubyiruko rushonje uyu munsi, kandi wabo barimaze baragiraga ngo bararuteza imbere. Ibyo bintu ntabwo bizakunda iyo shene yavuze buri munyarwanda wese atabaya kukuma gacomeka tugakora shene yubatse igihugu cyacu. Twese twumve ko dukorera hamwe turi abanyarwanda, niduhindure mu mitwe yacu ikintu cyitwa imiyoborere myiza mu gihugu cyacu. Buri wese afite umwanya we, buri wese afite icyo ashobora gukora, kandi igihugu cyacu cyatera imbere. Murakoze cyane Ingabire Victoire, murakoze abakurikiraga Ukuri Mbona. Tubibutsa gukora subscribe, share no gushyiramo comment, abo bishimishije mugakora like. Mwari muri kumwe na Karasira Aimable. Ciao ciao.